Alexi wamenyekanye nka Alexi Mutagatifu yongeye gutungura abantu cyangwa yongeye gutungura abanyarwanda aho yagaragaye mu gitaramo gikomeye cyabereye i Musanze. Ni korali yitwa Fatuma, umwamikazi w'ifatuma. Yes, nari nyise Fatuma. Ni korali yitwa umwamikazi w'ifatuma. Ni Fatuma ni Fatima, ariko hari ahantu hitwa Ifatima Bikira Mariya yabonekeye. Okay, byaterwa nuko wabivuga ariko abumva ndi kubivuga nabi muze kunkosora. Iyi korali rero umwamikazi w'ifatima ubwo yakoraga igitaramo gikomeye yagaragaye abantu batandukanye bari kugenda uyu mwana w'umuhungu bamupfurika amafaranga mu mufuka, n'amafaranga yewe nkuko mubibona umufuka wuzuye hafi gucika. Umufuka wuzuye ipantaro akazajya yizamura ikanga ikongera ikamanuka kubera ubwinshi bw'amafaranga. Umurongo muremure w'abantu mubona bari guca kuri kamera n'abagiye kumuha amafaranga. Bakire bimusanze bamuhundagajeho amafaranga ku rwego rwo hejuru kuko byavuye ku bantu bakuru, noneho abana baraza. Byari bimeze nko kumutura amaturo. Buri muntu wari uri muri iyo sare yagerageje kumuha amaturo, nimba ariko nabyita, kuko bakoze umurongo muremure. Muri kugenda mubibona, ntago ari ibirundi kwivugira ariko muri kugenda mubibona. Ndagira ngo byibuze twongeye tugaruke kuri uyu mwana, tugaruke ku gikundiro afite by'umwihariko muri iyi minsi. Ni igikundiro kidasanzwe, ni igikundiro gikomeye cyane. Ndi kubona abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga babigarutseho ndetse bitinzeho. Bamwe bakavuga bati abanyarwanda ngo bafite ukuntu ngo basa nkaho baharara umuntu ngo nyuma bakaza kumuhararukwa n'iki n'ibindi bintu nk'ibyo. Ariko ndagira ngo tuganire bariko bikomotse kuri iyi video yakoze benshi ku mutima yibi byabaye kuri uyu mwana. Noneho ntago yambaye kake, yari yambaye neza, hagararanye n'iyo korali bari kuririmba Mariya mubyeyi mutagatifu wa Yezu n'uwacu. Iriya ndirimbo yahitinze, indirimbo yanishimiwe cyane by the way. Noneho biba n'akarusho kuko nimba navuga ngo ni nyirayo, kuko wayimenyekanishije cyangwa promoter wayo yarahagaragaye cyangwa yarari muri iyo korali iri kuririmba. Benshi bibaje nimba agiye kubona recruitment muri korali ikomeye mu mujyi wa Musanze. Iyi mwamikazi w'ifatima, iyi korali umwamikazi w'ifatima ni imwe mu makorali akomeye mu mujyi wa Musanze nkuko twakumva korali do Kigali. Iyi ni imwe muri korali zikomeye mu mujyi wa Musanze. Ndagira ngo nkwibutse yuko uyu mwana ari wo mu cyaro cyahariye n'ubusanzwe abarizwa muri Archdiocese ya Ruhengeri, n'ubusanzwe no muri karere ka Musanze, ariko n'uwo mu cyaro cyaherera abandi. N'umwana ateye intambwe yageze mu mujyi wa Musanze. Twamubonye akora ibiganiro kwa Irene, ikiganiro cyakunzwe n'abantu benshi barishimira bavuga ati byibuze Alexi ubuzima bwe bugiye guhinduka. Nta gushidikanya koko ko Alexi ubuzima bwe bugiye guhinduka, cyangwa Alexi Mutagatifu ubuzima bwe bugiye guhinduka. Twabonye na The Ben amupostinga. Numwe mu bantu bagize hit y'igihe kirekire, mu gihe abandi baza bagahitinga bagahita bavaho iyo batagize utundi tuntu bakora cyangwa iyo batagize ikindi kintu bagaragaraho. Numwe mu bantu batinze mu mitwe y'abantu, numwe mu bantu bakomeye muri iyi minsi. Abantu bari basa nkaho batekereza yuko bagiye kumwibagirwa cyangwa hit isa nkaho irangiye. Noneho yongeye kugaruka bundi bushyashya, yongeye kugaruka ari kumwe n'iriya korali mwamikazi w'ifatima bari kuririmbana. Ibi bivuze iki kuri Alexi? Ibi bivuze iki ku iterambere rye ry'umuziki? Ese hari iki korali yabigiye kumufasha usibye kuba bagaragaye bari kumwe bari kuririmba n'iya ndirimbo? Ese hari icyo umuryango uzafatwa ku kigendanye n'imyigire? Bizagenda bite? Ukibona umwana ungana kuriya wiga mu mashuri abanza, ukibona umwana ungana kuriya wiga muri primaire, nta kindi uhita utekereza uvuga uti ejo hazaza h'uyu mwana bizagenda bite? Ese araza kuza gufashwa gute kugira ngo yige? Umwana muto ungana kuriya nta kindi kintu umuntu abanza kureba usibye imyigire ye. Ariko nanone n'impano y'ikabungabungwa, kuko buriya ntago muri iyi minsi ikintu kigitunga abantu ntago ari cyane amashuri wize. Muri iyi minsi ntago ari igitangaza ko umuntu yatungwa n'impano, ariko bigasasirwa no kuba nanone warize. Bishatse kuvuga yuko ashobora gukurikiranwa agakomeza akaririmba ndetse agakomeza akaniga, agakurikiranwa mu buryo bw'ubushobozi, kwiga, kubona ibikoresho, ariko na ya mpano yigakomeza ikabungwabungwa mu gihe cya relax, mu gihe abandi bagiye mu yindi mikino, bagiye gukina umupira, bagiye
gukora iki nawe, kuko icyo ashoboye ari ukuririmba nawe agakurikiranwa akajya kuririmba, byibuze akazajya kurangiza hari urwego runaka ariho, yaba ku rwego rwo kwibeshaho cyangwa yaba ku rwego impano ye yaba imugejejeho. Ntabwo ndabasha kugira amahirwe yo kugira ngo mwegere tuganire cyangwa negere abamukurikiranira hafi cyangwa ababyeyi be n'abandi. Nabonye hari umwarimu we umwigisha manze nawe umutoza muri korali bagendana bya buri munsi, uriya ashobora kugira uruhare rukomeye kuko buriya mwana yazamuka akava ku rwego rumwe akagera ku rundi. Mu kiganiro cy'ubushize twari twavuze ku kigendanye n'uburyo cy'uriya mwana agomba gukurikiranwa, yaba inzego bwite za leta, yaba Kiliziya Gatulika, yewe n'ikigo yigaho, kubera yuko na projet nshaka gukora by the way igendanye n'ibyo, ubwo nzayibamenyesha mu dutera inkunga cyangwa munadushyigikire, igendanye no gufasha abana bafite impano, uburyo bazamuka, uburyo bagomba kuzigaragaza. Umwana kuba atuyemo hariya bishobora kuzagorana kugira ngo azamuke, bikaba byarangirira, ariko nimba aka kanya mwarangije kubona itara rimurimo, nimba aka kanya mwarangije kumubona ikimurimo, yaherwaho agafashwa akaba yazamura urwego rw'impano ye. Haracyari kare, aracyari kwiga primaire, azajya kwiga troncome, why not atarangiza troncome agahita akomereza mu ishuri ry'umuziki ku Nyundo, akagenda agakura diplome mu muziki, agakomeza agakora umuziki nk'abandi bose, nk'aba Eliel Wise, ba Dani Nanone n'abandi, n'aba Ken Solo n'abandi bose bize ku ishuri ry'umuziki ku Nyundo, none agatangira kubikora by'umwuga. Ibyo bintu ni ibintu bishoboka cyane mu gihe yakurikiranywe, ariko mu gihe kitari gito dushobora kumwibagirwa. Nubwo uyu mwana akomeje kwigaragaza, ariko hari ukuntu iyi social media iguhereza hit tukanabiharara cyane, ariko bikaza kuza kurangira n'ubusanzwe wibagiranye, bikaza kuza kurangira umwana atsinze icya leta akaba yabura minerivani imujyana ku ishuri, bikaza kuza kurangira umwana akomeje astragorinze nyuma ntitunabimenye, kandi imbere twaramumenye tukanamukurikirana. Ikibanze mbona nuko uyu mwana yakurikiranwa guhera ubu kuzageza igihe abashije noneho kugera ku nzozi ze, kuzageza igihe arotoye inzozi ze. Umva mu kiganiro cy'ubushize yanavuze yuko yifuza kuba yaba padiri, akavuga ati rwose ndumva naba padiri. Urumvikana yuko ari umwana wakuriye mu muryango wa Gikristu ukunda Imana ndetse n'abantu, akumva yuko yabona umuvugabutumwa, akumva yuko yanasavinga Imana cyangwa yaba n'umukozi w'Imana. Ni ukuvuga ngo rero ikintu gihari cyangwa ikintu gikomeye gitangaje n'impano afite, n'uburyo cy'iyo mpano yasigasirwa ndetse ikanayoborwa neza kugeza igihe ageze ku ntego ze, kugeza igihe yarotoreye inzozi ze. Nyabuneka nimba ukunda Alex Mutagatifu nk'uko muri kubyita ariko tunamwifuriza kugera ku butagatifu by the way, n'abandi bantu bamuri hafi, n'abo bantu bakomeza kumutumira, n'abandi bantu bose bamugiriye impuhwe, please ndabinginze ni mu mushyigikira uyu mwana buriya tubirebeye wenda kure cyangwa tutarebye hafi tukarebera kure, hari igihe kizagera wenda bise nkaho bitujemo kubera tabashije kugira ibindi bintu akora cyangwa n'ibindi ashobora kuzakora tukamenya, ariko nk'abantu bamugurira agatungo agahene se, biranashoboka yuko wanamuha n'inka. Iyo nka ishobora kuzabyara rwose igakura ikororeka ikavamo izindi nyinshi, akazajya kwiga segonderi, akazajya abona rija de poche mu gihe bacuruje amata, mu gihe iyo nka yatanze ifumbire bagahinga, mu gihe iyo nka ishobora kubyara akamasa kagashyirwa ku isoko kakagurishwa, akaba yatera imbere byigiyeyo. Uyu mwana Alex Mutagatifu Imana imufiteho umugambi ukomeye, sinzi impamvu muba mutabibona, sinzi impamvu abantu benshi batabikurikira ngo babibone, ariko icyiza gihari nuko impano yarangije kugaragara, kandi impano ye hari benshi iri gufasha. Ngiye ikintu nakunze cyane ni bano bana bari muri iyi sare bakurikiye iki gitaramo, bakurikiye uriya mwana Alex, wabonaga ari abana bafite attention yo kumwitaho no kumureba, bishobora gutera umuhate wo kuririmba, bakavuga ati natwe twazamuka. Abana batoya bari bambaye udupira tw'umweru, ukabona nawe wafashe amafaranga baragiye bashyize mu mufuka wa Alex, ubona ko ari ibintu byiza kandi
urumva nawe kandi asa nkaho amaze kubimenyera. Ikiganiro cy'ubushize numvaga ariko kuvuga yuko afite ubwoba yuko bazamuroga ngo ntabwo akiri gupfa kurya ibyo abonye byose, banamugira n'ishyari, ariko ntabwo nizera yuko ibyo bizabaho, ariko byanashoboka yakumva abantu bamugiriye ishyari ati uyu mwana twari tuzi naha gutya azamutse ate. Ariko ikintu cya mbere gihari nuko aramutse azamutse ari benshi yafasha, by'umwihariko abo mu gace k'iwabo, ababyeyi be. Ni kiriya ni na role model w'abantu benshi, ni role model w'abana benshi bashobora kubona yuko byose bishoboka, bashobora kubona yuko hari urwego bageraho baramutse babikoze neza. Byanze bikunze ashobora kudutera ishyari byiza, apana ishyari ribi. Reka dukomeze tumusengere kandi tumusabire umuhamagara afite uzamugirira akamaro kandi azakagirire n'abandi, kuko iyo umuhanzi yakoze indirimbo cyangwa iyo umuntu yaririmbye afasha abantu benshi, yaba mu buryo bw'umwuka, yaba mu buryo bwo kuruhuka n'ibindi bitandukanye. Ariko hari na timu nini ahereza akazi, bikaba byavamo akazi, abamucurangira, bamufasha, bamumanaginga, bamwambika n'abandi bantu batandukanye bamugaragiye bashobora kubona akazi kubera yuko ari umusitari, kubera ko hari timu afite, kubera ko hari ibyo akora binatanga n'umusaruro. Reka tumwifuriza amahirwe n'imigisha, ariko niba nawe wamufasha, perereza nyamuneka. Wabona nabonye hari YouTube channel yuriya mwarimu umufasha, ushobora kumucaho, hari nomero ze batanze kuri YouTube channel zitandukanye, aba kuri za MYE, mama we nawe nimero ye yarayitanze, n'abandi batandukanye. Mwacayo mukamufasha, mukamuvugisha, Alex agakomeza kuzamuka, Alex Mutagatifu nk'uko benshi bari kumwita, agakomeza kuzamuka. Ndabakunda cyane, mureke dukomeze dufashanye kandi nimumfashe gukabya inzozi zanjye kandi izanyu. Ndabakunda cyane, ndabakunda koko, kandi reka Imana ijye iduhana umugisha. Mwibuke gukora subscription nimba mutari mwabikora, kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi bizajye bibageraho buri munsi kandi mu buryo bwihuse. Wibuke no gukora kunzogera iri ku ruhande kugira ngo amakuru n'ibiganiro uzajye ubibona ubonye notification, cyangwa tugishyiraho inkuru uzajye ubasha kubona notification. Wajya no muri comment ugatanga n'igitekerezo cyawe, n'ibintu bishoboka cyane. Nimureke dukore cyane, basisi zatwibuke.